nabikomojeho rero ko turi kumwe na Niyo Bosco mu gihe kandi turi kwinjira muri weekend, mu gihe kandi uyu munsi ari umunsi w'umuganura, dukomeza kwifuriza kugira umunsi mwiza w'umuganura. Niyo Bosco, nguhaye ikaze. Umeze neza? Watangiye turirimbira uti seka, binajyanye n'umunsi. Seka burya bivuga kwishimira ibyo umuntu yagezeho. Nicyo nayikoreye ni kwishima ko ibintu bikwabaza ugiye byitaho buri gihe, ntabwo byaba ari sawa. Yego. Hanyuma rero iriya ndirimbo wayiririmbyeho akantu gato ko twari tugitangira, nta nubwo ndi bukubaza ibibazo byinshi ko turimo turatarama utwinjiza muri weekend twagiye. Oya si ngombwa ibyamirenge, ufite amahoro wabukungahaye, ibyadushimisha birasendereye, wibishakira kure kure, nta wundi nkawe baho nkawe ubwawe, ingendo y'undi iravuna. But baby, now I'm just don't ever go down now. Tanga tanga ina katago ina na. 1, 2, 3 go seka. Zinguru munya seka. Ereka ninyinya seka. Wabazaba 1, 2, 3 go seka. Indirimbo nziza cyane, ni imwe mu ndirimbo ngira ngo zatumye tumenya Niyo Bosco. Sibyo Bosco? Ziri mu za mbere natangiriye urumva ni Afrobeat nakoze. Ni Afrobeat ya mbere. Ese kuririmba byarizanye byayenze bite twihuta kugira ngo wa mwanya utaza kutubana mugi? Byaje bite? Kuririmba byatangiye ari nka therapy yo guhungiramo ikibazo cy'ubumuga nagize, biza kuranyura bibaye n'akazi. Gusa ni impano, ntabwo aririmba utafite impano. Ndashimira ko byabaye akazi. Byabaye akazi, biragutunze uyu munsi Bosco cyane. Hanyuma rero navuze ngo ntabwo ndi bukubaza ibibazo byinshi. Niyo Bosco, izina ryawe rimaze kumenyekana, abantu barakuzi, ahubwo turi gutarama. Daddy God ni imwe mu ndirimbo ngira ngo uherutse no gushyira hanze, abantu bayakiriye bate? Ni neza kuko nibajya no kureba, bimaze kurebwa n'abantu 1,200,000 mu kwezi. Ntekereza ko ni indirimbo abantu barakiriye neza bitewe n'ibifatika, ariko kandi bidafatika barabikubwira. Twagiye rero kuri Daddy God. Narwanaga intambara zikomeye, nibwiraga ko njye ubwanjye nzishoboye, ndatsindwa cyane nsanga ari wowe nyine, none dore ukunyitaho. Daddy God, I thank you for your affection all along. You've been so close in every situation. Daddy God, you're there moving every season all along. You've been so close in every situation. No hesitation, need no protection, no go against you. Baba God, do the maso, yeah. And you remember Daddy God. Your chorus. Daddy God, I thank you for your affection all along. You've been so close in every situation. Daddy God, you're there moving every season all along. You've been so close in every situation. No hesitation, no protection. Urakoze cyane. Indirimbo nziza irimo n'ubuhanga mu majwi. Wambwiye ngo ni impano, ariko ni impano ikura. Hari igihe umuhanzi aba afite impano, ariko kugera aho agera agenda ahindura amajwi, ubona ubigenza ute wowe? Ni experience. Ikindi ni ukubimenyera, ntabwo ariko umuntu yaratangiye kuririmba, impano irakura nyine. Bivuze iki rero ku bahanzi nk'inama ahangaha? Inama ku bahanzi, kora ibintu ukunda ariko kandi uzi, ubimenyere, uko ubimenyera nabyo birakumenyera, mukamenyerana ukabikora neza kurushaho. Yego. Hari indi ndirimbo waririmbye cyane cyane ngira ngo yabwiraga nk'urubyiruko, peer pressure, ariko sindi buvuge message yayo, ahubwo urayitubwira mbere yuko nayitiririmbira. Peer pressure.
yashakaga kuvuga iki Bosco? Yes, ni indirimbo ijyana n'abantu no guhindura ikigare byose biganisha ku buzima bwawe ugomba koriyanta no kugira aho ubujyana n'aho ubugeza ugahitamo abantu beza bakujyana ahantu heza bikagufasha nyine ko abantu muri kumwe nibo bakugira uburi. So nari ndi kubwira abantu urubyiruko rw'indi kigare bashobora mu bintu bitandukanye by'ingeso mbi ahubwo nyine batumbire nyine intego zabo n'inomero zabo. Yego twagiye. Aka gacumindiramo nirurangiza ibyoroshye kukavamo, iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice biwaniremo. Ntibemera ibya caci ngo nibajya no kwa haji kibibakoza bakwita ipanci. Bafitanye bifu na soda banga kubona ndi soba batisha jugotomera utazabinka mapia puresha buriya numbesha ukabumfatiranye ngo nuko ndumindisha. Komeza. Ndisha nibiyogumwesha biranyoreka naraje ndakamarayika. Niyo nizere ko ujye ubibwirwa kenshi kuri umuhanga uririmba neza. Niba bikubwiye wiyumva ute biguha uwuhe mukoro? Icyambere ntago ari imbaraga zanjye, ni benshi baririmba neza, inema yo kubibwirwa rero ushimana nyine hanyuma ukakomeza ukongera kuko Imana irakura nyine nk'uko twabivuze. Hanyuma niyo nagiye mbibona henshi kuri umwe mu bantu kandi banandika indirimbo nyinshi z'abahanzi, harimo ndetse na bamwe mu bahanzikazi bakunzwe muri gospel. Ndagira ngo turimbire nk'imwe mu ndirimbo wanditse. Yego. Indirimbo yitwa Yebo, kiza kari hit song ya Mr. Dorcas. Okay, twagiye. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Yebo, 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 just yebo, yebo, just yebo, yebo, ngidinga wena. Yebo, 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 ngidinga wena. Nizere ko mwese mukurikiye televiziyo Rwanda mwaryohewe uko natwe ngaha turaryohewe, turimo turinjira neza muri weekend. Nakomeje kukwitegereza ukuntu uririmba unicurangira. Gucuranga byaje ryari nabyo ni ibintu wize bimeze bite? Nabyigiye nyine ni basics wigishwa n'abantu bisanzwe niza amanota 7. Ibindi uko muhana gitari ndabyivumburira. Natangiye kwiga 2015. Urumva ko nk'umuhanzi nakwicuranya ntago ni professionnel kurya nabikora nk'umwuga banumva hari abandi babikora, ariko ngewe nyine imfasha guhima no kuba naza nkacuranga gutya. Niyo iyo urimo ucuranga muri wowe wumva bimeze bite? Iyo uri muririmba muri wowe ngira amarangamutima yawe uko bumva bimeze. Nta kintu mba nitayeho. Nyine barumva nageze iwanjye kumbwira ngo ndirimbe ni nko kuvuga ngo noneho ahubwo jya aho ugomba kubura. Yego yego. Mu ndirimbo zose uyu munsi Niyo Bosco amaze gushyira hanze, nihe ndirimbo yamukoze ku mutima yayindi uvuga uti iyi ndirimbo kabisa? Mu ndirimbo zose zahanze zawe indirimbo ni nk'abana.
biragora ko wavuga ngo uyu mwana ngo niwe mwiza kurushaho, ariko muri impact ubigenza ute kuko ariyo nyine abantu bamenyeho, urumva guhita uririmba indirimbo bwa mbere bagahita banayikunda direct, niyo nini cyane, niyo y'ubuzima bwanjye nyine y'amateka izanahoraho nyine, indirimbo nziza kuri njye. Ubigenza ute? Reka unayituririmbire sibyo, kugira ngo abantu bayumve imwe mu ndirimbo wavugagamo ubuzima bwawe ikanagukuza. Uyu munsi twaba dufite Niyo Bosco umeze utya. Kumboni isi tutapfuna bubisi, wowe iyo ubibonye ukora iki? Aho ntuzi kuzatura nk'umusozi, bwira ubwo ntiwibwira ko wagezeho, maze ukihendura kubo wasizeho, kandi ukirwana kugeza utakiriho. Ubigenza ute? Mbwira, ubigenza ute? Ni Niyo Bosco, tugushimira cyane Niyo Bosco. Hari indirimbo waririmbye ubwira urubyiruko, ariko uyu munsi reka tugire nanone ubutumwa uru rubyiruko. Ku bwawe ni ubuhe butumwa uha urubyiruko, cyane cyane uyu munsi iyo tuvuga umunsi w'umuganura, ni ugushima ibyagezweho, ariko unashobora no kubireba ku giti cye, ibyo yagezeho, ibyaba yarashyize muri gahunda. Ni icyo ubwira urubyiruko rw'u Rwanda? Icya mbere havuyemo, icya mbere nabanza kubwira urubyiruko ni ukwita kuri gahunda za leta, kuko hari n'abantu baba batazi ko uwo munsi wabaye kandi ureba igihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni impact cyangwa ingaruka nziza z'icyo gihe kiba cyabaye. Umuganura ntabwo ari umunsi gusa, nta nubwo ari no gusigasira umuco, nabyo dukwiriye kuba dukora, ariko kandi ni wo kureba ngo angaha ndi ibi nserebura, ibi igihugu giserebura, ko igihugu ni abantu. Yego. Ni igihugu ni abantu. Niba igihugu ari abantu, rero mu bantu bagomba kwiziza ibyagezweho nawe urimo, kuko ibyo byagezweho niwe byabereyeho. Rero nabo bagomba kwisuzuma bakareba ngo twebwe, umuntu wese akavuga ngo njyewe abandi ko bishimye kuko njye ndabura iki, bakabikoraho. Kandi uko biyitayeho, uko bagize intego zifatika, niko n'igihugu gitera imbere, kuko ari imbaraga z'igihugu, ubuzima bwabo buhindukira nyine, buhindukira igihugu bwiza. Yego. Hanyuma rero Niyo, reka tugushimire, tukwifurize kugera kure heza hashoboka, harenze n'u Rwanda mbese, ariko kandi ibyo ari byo byose uraduha akabonus. Reka njye nshimire mwese twabanye muri aya makuru, nkomeze mbifurize kugira umunsi mwiza w'umuganura, ariko kandi mugire na weekend nziza. Mbasigire Niyo Bosco atugezaho akaririmbo ka nyuma kanatwinjiza muri weekend. Bosco, umwanya ni uwawe. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto, ariko nyuma ukarenga ukambera gito. Dore nkwandikiye uru rwandiko, icyo nkusaba ni ukurutekerezaho. Wibuke ko amazachyuha gusa ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. Gukira kwawe byakwibagije gukinga. Wenda wahirwa n'ubuzima, ariko nta rukundo n'amahoro wagira. Wenda wahirwa n'ubuzima, ariko nta mutuzo utagira urukundo. Urakoze cyane Bosco.